Data mu izina rya Yesu turagushimye tugushimye kuko uri Imana ikomeye uri Alpha na Omega uri itangiriro ukaba n'iherezo turagushimye kuko uduhaye akanya keza ko kongera kuboneka imbere yawe nyemerera uzubane natwe tuganira ku ijambo ryawe udushyigikire mbaraga z'Uwiteka zibe kuri twe umwuka wera aganze ategeke mu izina rya Yesu Kristo cyo duheje n'imigambi yose ya Satani mbaraga zose zaturwanya aya masaha turazinanije Mana ibane natwe mu izina rya Yesu amen. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Isanga hano mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice kimwe ku murongo wa 19. Hari ijambo rivuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandukira mu mitima. Imana ishimwe. Amen. Jambo riramfashije. None se hano haravuze ngo kugeza ubwo ya nyenyeri yo mu ruturuturu izabandukira mu mitima yani ubundi iyo nyenyeri bavugaga ni ko hano iyo nyenyeri izabandukira mu mitima y'abantu iyo nyenyeri ni iyi inyenyeri n'umwuka wera noneho hano nkurikije uko wagiye usoma haravuze ngo nyamara dufite ijambo ryahanuwe. Iryo jambo ni irihe? Ni irituruka mu kanwa k'Iyera. Haleluya. Hano haravuze ngo rirushaho gukomera. Reka nkubwire. Bivuze ngo ni ijambo rihinduka. Reka nkubwire. Ijambo rirushaho gukomera. Yego. Haleluya. Ntabwo ari rivuzwe n'umuntu. Ntabwo ari rivuzwe na data cyangwa se mama wawe. Ntangiye gufashwa. Haleluya. Amen. Icyakora dufite ryahanuwe. Ntabwo ari iryavuzwe n'abantu. Ni ijambo ryahanuwe. Ndafashije. Haleluya. Mva bibiri ukuntu itubwiye ngo muzaba mugize neza nimuryitaho. Bivuze ngo hari n'abataryitaho. Ariko tukiri aho nanjye ndumva hari irije rwose. Gumamo. Ijambo ryanditse muri Ezekiel 16. Imana ishimwe. N'umurongo wa 6. Icyakora dufite ijambo ryahanuwe. Ijambo ntabwo rituma turara cyangwa ngo tubwirirwe. Ijambo rituma turushaho gukomera no ku munsi mubi. Mvugiye ngo amina. Haleluya. Iri jambo ritubeshaho abandi barimo bapfa. Vuga Imana neza. Tubwira abadukurikiranye ko turi ku ijambo rivuga ngo ijambo rihindura. Reka dusomere ijambo nanone. Risome 16 n'umurongo wa 6. Aravuze ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Subira aka kantu ngo ugire gute? Nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Umva ijambo rihindura. Iryo ni ijambo ubundi ryahanuwe. Aravuze ngo nuko nkunyuzeho. Haleluya. Nsanga uri mu ivata. Ntawakugiriye impuhwe, ntawakugiriye ibambe, ntawegeza kwitaho. Ndangije gusigira ijambo rivuga ngo baho. Ijambo rihindura. Ijambo ryavuzwe na nyiri ijambo. Ijambo ryavuzwe n'itabeshya. Itabeshya. Aravuga ngo nkunyuzeho ngusigira ijambo rivuga ngo baho.
kakanu reka twongere tugasubiremo nkunyuzeho ndafashijwe. haleluya Amina. nkunyuzeho menya kusa nabi. Haleluya. Menya tameze neza. ndafashijwe. menya kusa nabi. Usa nabi. musigira ijambo ry'ubuzima. Menya ko wambaye ugusa. tugaruke kuri kakanu. cyakora dufite ijambo rya hano. dukomeza gutya ndapfa. Iryavuzwe n'utabeshya. haleluya. Iryavuzwe na nyiri ijambo. Aravuga ngo wowe Mubaraka. Nubwo nta wegeza kwitaho. haleluya. nubwo nta wegeza kugirira imbabazi. Yego. Ariko ngusigira ijambo. rivuga ngo baho abaruzi batabishaka. ariko ubeho. Abanzi batabishaka. Ariko ugire gute? Ubeho. kubera ijambo ryagize gute? Ryahanuwe. Ijambo rihindura ibyanze kugira gute? Guhinduka. haleluya. Ariko hari ahantu natinze havuga ngo muzaba mugize neza nimuryitaho. bivuze ngo hari n'abantu batita kuri iryo jambo. Ariko Dawidi yageze yandika muri Zaburi 125 aravuga ngo siko bizaba muba mutegereza. Haleluya. Nta numwe uzakorwa n'isoni. Ageze hepfo aravuga ngo keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu abo nibo bazakorwa. hariho n'abayavamo. Zaburi 124 ukuntu yavuze se. ndafashe havuze ngo iki? Jyayo. Zaburi 124 124 ngo ukuntu havuze. iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu. atari we. aba ariko abisiraheli bavuga none. iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu bw'abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri. reka hepfo gatoya kuri gatandatu. Uwiteka ahimbazwe utaradutanze ngo tube umuhigo w'amenyo yabo. ijambo raryumvishije. iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwawe ngo avugane nawe ijambo rihinduka ridashobora kukurekura, ijambo rikubeshejeho. haleluya. babisha baduhagurukiraga baba baratumize bunguri. ariko Uwiteka ahimbazwe. Dawidi ashima Imana. aravuga ngo ariko Uwiteka ahimbazwe. nubwo byaje byaragusiga. karindwi haravuze ngo ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. ariko ikigoyi cy'abagoyi uracyumva neza? iva mu kigoyi cy'abagoyi. ni hahandi umwanzi aba yaguteza umutego azi neza yuko byanze bikunze afite amakuru uri bugushibukane. haleluya. ariko akajya akabona uwo mutego ntuwuguyemo. ukawunyura. umuririmbyi aravuga ngo uzagenda ubisimbuka, uzagenda ubabanaho. bivuze ngo ubabanaho kubera iki? ubabanaho kubera ijambo Imana yavuze rihindura. haleluya. Amen. Dawidi abivuga kubera iki? benshi barabizi ngo hari igihe Sawuli yamugenje. aramugenza rimwe na rimwe Sawuli akabona yuko Dawidi yageze mu biganza. ariko ijambo Imana yavuze. kuko Imana yari yarabwiye Dawidi ikamubwira ngo mwana wanjye nubwo uri insuzugurwa ariko uzayobora Isiraheli. uzayiyobora. ngo Sawuli yagira gutya agiye kumutera inkota. ijambo rigakinga akaboko. haleluya. Imana ishimwe. rikamurinda. ijambo rikamurinda. ndafashe. ntabwo ari uburanga, ntabwo ari amashuri, ntabwo ari igihagararo, ahubwo ni ijambo Imana yavuze. aravuga ngo icyakora cyo muzaba mugize neza. uwo ni Petero wabivuze. muzaba mugize neza. nimuryitaho ndi gufashwa nkumva nahaguruka kuri iyi ntebe. haleluya. Imana ishimwe. niyo mpamvu rero yanditse aravuga ngo iyaba atari we wari mu ruhande rwacu ubwo ababisha bacu baduhagurukiraga, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe ntihaba hakibukwa. ariko
ariko tubayeho kubera ijambo rihindura ibyanze guhindura. Nukuri rigusanga warazonzwe warishwa n'inzara rikaza rikavuga ngo rya kandi ukagira gute ukarya rigusanga wambaye ubusa ubundi ijambo rikaza rikavuga ngo nubwo wambaye ubusa ambara ukambara neza kubera ijambo ukambara kubera ijambo oya ongeraho neza ukava mu bintu by'ibicupuri n'ibintu kandi abantu baba babishaka cyangwa batabishaka urambara imiryango yabishaka cyangwa itabishaka urambara urwubaka kubera iki ijambo byavuye mu kanwa kitabeye nafashe tuvuge ngo amina nanjye ndikumva ndigufashwa arabongo nyamara iryo jambo rirushaho kugira gute gukomera bivuze ngo byatangiye ari ibintu bitoya bitagaragarira amaso y'abantu kuko iri jambo iyo rivuze ubwo ndavuga iyera iyo rivuze abantu bakomeza kukubonera muri yasura n'ubundi ariko gace vuga ngo gace rigenda rirushaho gucengera rigakomera Mana ishimwe rigenda rirushaho gucengera rigakomera rigashinga imizi Tipo lala abarozi bakuro ariko rigashinga imizi amina abanzi bakwange rigashinga imizi bavuga ngo rurasenyuka uyu munsi rigashinga imizi bavuga ngo uraburara rikagira gute rigashinga imizi rirushaho kugira gute gukomera arivuga ngo muzaba mugize neza nimuryitaho ibyo ryavuzwe n'Imana iryavuzwe ni yera Imana ishimwe no kuryizera tuvuge ngo amina haleluya amina bene kora nibo banditse baravuga ngo hahirwa umuntu iyo usomye Zaburi 84:6 haravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga aravuga ngo hahirwa umuntu ufite inzira mu mutima we zigera Siyoni aravuga ngo niyo abo bantu banyuze mu gikombe cyitwa baka bagihindura ahantu h'amasoko Bibiliya ikavuga ngo imvura y'umuhindo icambe ku mugisha amen aka kantu gasubiremo imvura y'umuhindo icambika umugisha n'igikombe igihindura imigisha ndafashije bene kora bari mu bibazo bitandukanye bari mu ntambara bari abana bahinduwe abatambyi muri cya gihe Mose ngo bari mu butayu ngo hari igihe ngo iteraniro ryegeze rigumuwe na Kora na Biramu na Detani ngo hanyuma ngo aba bana bene kora ngo baravuga ngo twebwe Imana ya Mose turayisobanukiwe nivuga bikaba yategeka bigakomera baravuga ngo nubwo badata bigumuye kuri Mose ari kwivugana nawe turayizi haleluya ngo Mose aravuga ngo noneho iteraniro rishyigikiye Kora na Biramu na Detani rije hariya ku ruhande irishyigikiye Mose rize ku ruhande rwa Mose ngo bene Kora baravuga ngo nubwo badata ari badata batubyaye mu maraso ntabwo turi bwifatanye n'iteraniro ryabo haleluya ndafashije ngo barangije ngo bajya mu iteraniro rya Mose Imana irangije uburyo abana bagize ishaka ngo ireba n'uburyo bitandukanyije n'amaraso ya base amen haleluya amina ngo Imana iravuga ngo aba bana bagomba kuzaba batangira inzu yanjye ndafashije Mana ishimwe ngo ariko igihe kiza kugera bakajya babagirira ishyari hanyuma ngo bajya gusenga aho bitaga Siyoni aro twasomye ijambo ngo bagashanga babateza ibintu mu nzira cyaraziraga ko umutambyi ahura n'ikintu gihumanye babategaga ibikeri kandi umutambyi ntibyari ngombwa ko akireba bakabatega ibintu by'ibimuga mu nzira ntabwo umutambyi yabirebaga mu maso Bibiliya ikavuga ngo basubizaga umugongo inyuma kuko ntibari bemerewe kubireba mu maso iyo babirebaga barahumanaga ngo bagasubiza umugongo inyuma bakagenda batageze Siyoni haleluya amina ariko nubwo batari bahageze bahita bandikira ijambo baravuga ngo hahirwa umuntu ugufite n'imbaraga ugufite mu mutima ngo nubwo tutageze Siyoni ariko mu mitima yacu byari bihari uretse ndafashije haleluya Imana ishimwe nubwo tutahakanagije ibirenge ngo dusenge Imana yacu ariko mu mitima byari bihari ubwo niho yavuze ngo hahirwa urabona nko muri iyi minsi urabona turi mu minsi ya corona abantu ntabwo bari kugera mu nsengero ariko
nubwo abantu batagera mu nsengero uyu munsi hafunguwe nkeya nubwo abantu batazi kandagizamo ibirenge hari abantu bafite inzira mu mitima yabo bavuga ngo nubwo tutakandagiye ariko mu mitima yacu byari bihari barandika ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga hahirwa uwavuganye n'Imana iryo jambo rirushaho gukomera nubwo ryaca mu butayu nubwo ryaca mu ntambara ariko iryo jambo Imana irariherekeza ikaririnda ijambo rihindura ibyanze guhinduka. Imana ishimwe kuko hari igihe wenda abadukurikiranye bashobora kutabyumva neza kubwira ijambo rihindura ariko ndagira ngo mbatangarize yuko iri jambo rirahindura nkanjye ryarampinduye bivuge neza naje ndi nzahare narazonzwe ariko Yesu Kristo angezeho vuga ngo angezeho ahindura ibyanze guhinduka nari imfubyi nari umurakare narahumuye urumva ngendana umujinya uhoraho mba bibiri ukuntu yambwiye ariko Yesu ahageze mba ukuntu yambwiye ko birayambwiye ngo hahirwa abantu bagufite nk'imbaraga noneho Yesu angezeho aravuga uti Zakariya nubwo waretse ukanga ntihabe n'ukikunyuramo ntihabe n'ukwitayeho ntihabe n'ukiguha agaciro ntihabe n'ukikugaburira ariko nge Yesu ndaguha ijambo rizura. Haleluya. Ndaguha ijambo rizura rikuvana ikuzimu rikakugeza hehe ibuntu anyuzeho ndi muri iryo vata ndi muri ibyo bibazo ndi muri izo ntambara uri muri izo nzahare haleluya. Imana ishimwe irakubwira ngo baho irambwira ngo baho none uyu munsi uriho ndafashijwe haleluya irambwira ngo baho none uyu munsi baho abayobozi batabishaka uriho mbaho imiryango itabishaka uriho ariko baho irangije impisezerano irambwira ngo ngusigiye ijambo rivuga ngo uzaba umukozi wanjye uzaba umukozi wanjye urumva ijambo ringeraho rikugeraho nari muri ibyo byose ndi muri iryo vata rikugeraho ijambo ringeraho arambwira ngo baho nzaguhindura umukozi wanjye nzakwamamaza nzakugirira neza ariko natekereza ubuzima ndimo natekereza imibereho ndimo kavuga ngo iri jambo kuko irivuze niyo kwizerwa irivuze izariherekeza ariko hari ijambo yigeze ibwira Yeremiya iyo usomye ndumva ari 1:11 iramubwira ngo Yeremiya uruzi iki ati ndozi inkono ati waroye neza aravuga ngo naroye neza ati nitegereje haleluya aravuga ngo rero nimba wabibonye iyo nkoni wabonye ni inkoni y'umuhinzi irindi iki ijambo aravuga ngo uko niko ndirinda nkariherekeza nkarikurikirana nkarishorera nkaririnda nkazarigeza aho ngomba kurigeza ryagusanga urwaye imvunja ryagusanga ufite amaga ryagusanga wambaye ikabutura zacitse ryagusanga uri mu bitenge byacitse iyo rihageze rirabihindura Yesu ashimwe haleluya ntacyo byaguhinduriye ko gafite ibimenyetso birenze kimwe ndetse birenze bibiri haleluya birenze bitatu by'ijambo mvukira ahantu hatavugira FM hatavugira FM none uyu munsi nanjye ndi mu mujyi wa Kigali ubutuyemo sinzanawuvamo kubera ijambo kubera yavuganye nanjye kubera iryavuzwe Imana ishimwe unyibukije akantu unyibukije ndi mu cyari wacu iyo ngiyo kure inyumiye ndabyibuka kera natwe twajyaga tujya kwiga cyangwa se ugiye nko kureba akantu mu nzu ukagenda uzunguje ibishirira gutya n'udutadowa twazimye aho ni ahantu mu cyaro hepfo cyane ariko igihe kimwe Imana iravugana nawe haleluya irambwira ngo ndi Uwiteka mwana wanjye nzakujyana mu mujyi wa Kigali ibivugana nanjye uri musenga ndimo nsenga nyingi Imana irabivuga irabimbwira irambwira ngo mwana wanjye nzakujyana mu mujyi wa Kigali
kwitara vuga ngo kwitara ubu ndiriho nturateganya kurivaho ivugana nanjye ngo uzaba umuhanzi aho ngaho ho wikora hasi utanyibutsa gutera ibuye ariko Imana irakora oya irabanza ikavuga igakora ikurikirana ijambo yavuze babishaka batabishaka babyumva batabyumva iraririnda kugera ibisohoresheje ibimenyetso n'ibitangaza ntabwo Imana ivuga ngo ibihereza inyuma iriya quelque part irabivuga ikabishyira kuri tera umuntu wese akabibona abantu bakavuga ngo yari yaravuze Imana ishimwe ariye ngo abisiraheli bari mu butayu kagira inkuru tubwira n'abantu bose badukurikiranye ko turi ku ijambo rivuga ngo ni ijambo rihindura abisiraheli ngo bari mu butayu ngo hari igihe cyageze bakumbura inyama babwira Mose baramubwira ngo Mose turumva dukumbuye inyama kandi iyi Imana uhora utubwira niba koko ari Imana ikora yibwira uduha inyama Mose yumva ngo ni ibintu bikomeye ajya imbere y'Imana arayitakira arayibwira ngo data va hehe urabona ziri buve Imana ihita irakara iravuga ngo Mose we mbese ubonye yuko njyewe Uwiteka amaboko yanjye abaye magufi wirengagije ijambo njye Uwiteka navuganye nawe Imana iramubwira ngo ndi Uwiteka Imana y'inyamaboko itagira amaboko magufi bivuze ngo nta hantu Imana itagukunda nta naho itakugeza aka kantu reka tugasubiremo nta hantu Imana itagukunda nta naho itakugeza dufite ibimenyetso birenze kimwe biragaragara haleluya Imana ishimwe tubwire abantu bose badukurikiranye baba abakiri mu ntara baba abari mu mujyi wa Kigali baba abari hanze y'igihugu tubabwire ngo hari ijambo rihindura kandi iryo jambo rituma turushaho gukomera hanyuma hepfo avuze ngo muzaba mugize neza ni muryitaho ubu uri mu Rwanda ubu uri hanze ubu uri iyo pfa mu cyaro hasi yo ngiyo ukaba wumvira ijambo umenye ngo hari ijambo rihindura ndafashijwe waba ukijijwe waba udakijijwe turagira ngo tugutangarize yuko hari ijambo rigira gute rihindura ibintu bigahinduka byanze guhinduka bigahinduka mfite amakuru mbonye abantu ibintu bihinduka kubera bakomeje ijambo haleluya abantu bamwikomezaho bakamushikamishaho umutima abo ngabo bazabaha amahoro masa kabushyima tubwira abari badukurikiranye yuko ari akagaruka nakagaruka nuko iminota ibibaye mikeya ubundi mba numva twavuga Imana nk'amasaha ngahe tukivugira kuko njyewe mba numva iyo maze gucomeka oya nubundi tugomba kwivugira nta kurama kudapfa Imana ishimwe rero turababwira ngo nakagaruka ni mu kiganiro kivuga ngo hari ijambo rihindura Imana ibumugisha Imana ibahereza imigisha yari Zakariya na Mubaraka Imana yacu komeze kubagirira neza senga Imana mu izina rya Yesu twari turi ku ijambo ku buzima buhinduka cyangwa ku ijambo rihindura ibyanze guhinduka Imana ishimwe bigahinduka ihindura ibyanze guhinduka turayishimiye Imana ko idakiranirwa yego yihindure wala kitala salabile fodo Imana ishimwe jambo rihindura ubuzima bw'abantu benshi Imana turarishimira ijambo yego nirizima rirera kandi rirakiranuka nirihindura ubuzima bw'umuntu wese urimo kureba Imana haleluya ijambo ryawe ijambo rihindura
abarwayi bagakira, imfubyi zikabona, jambo rihiye. Mana ishimwe, Mana ishimwe, Imana ishimwe. Imana turayishimiye mu izina rya Yesu. Yego. Kugira neza bugacya bukira. Nihindura ibyanze guhinduka bimenyekane ko ari bihinduye. Urakoze turagushimiye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amen.